Imyaka ibaye myinshi havuga ikibazo cyo kwishima guke mu Banyarwanda, ndetse ibyegeranyo mpuzamahanga bikorwa n'impuguke bikarushya buri gihe mu myanya y'inyuma ku rutonde rw'ibihugu bifite abaturage babayeho bishimye. Abavuguruza izi raporo bahawe n'ijambo rimwe rigira riti abakora ibi byegeranyo n'abanzi b'u Rwanda. Ariko burya ababikora si abanga u Rwanda, barwanga ngo barugire bate ko aho bari batuye batuje batimaje kandi batekanye. Abakora ibi byegeranyo n'abakoresha ibipimo rusange nk'ibikoreshwa mu bindi bihugu, n'abaganira n'abaturage b'ingeri zinyuranye batagombye guhitirwamo abahawe iryo kuvuga risigirije. Nubwo muri uyu mwaka wa 2022 byashushe nk'ibitavuzwe, kuba bitaravuzwe bikaba bifatiye ku ndangagaciro nshya yiswe kwimana u Rwanda. Mu kwimana u Rwanda bene rwo abakabivuze barabicecetse, ariko urebye ku cyegeranyo cyasohotse, u Rwanda rwaje ku mwanya w'144 mu bihugu 146 byakozweho ubushakashatsi. Ni ukuvuga ko rwaje rubanziriza gusa ibihugu bibiri bya nyuma mu kwishima. Ese kuki rwaza rutagaragara ku rutonde ahubwo washaka kubona ku rutonde ugaturuka inyuma? Bivuga ko warubona ku rutonde rw'abatishimye niho rwagaragara hafi, aho kugira ngo rugaragare mu rutonde rw'ibihugu bifite abaturage bishimye. Byaba biterwa n'iki? Si ibi gusa, no mu myaka yatambutse tutari busubiremo ingingo ku yindi umwaka ku wundi uko byaba byifashe, naho bigaragara ko u Rwanda rutagiye rubona amanota meza, umwanya mwiza mu kugira abaturage bishimye. Iki tuzinduye ni ikibazo kigira kiti kuba hari benshi mu Banyarwanda batishimye, ibyishimo babiburira he? Babibuzwa nande? Ni iki kibitera? Umuti wabo wowe? Ibihe byiza nshuti bakunzi ba televiziyo ya Real Talk Channel, je nitwa Ikendera. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu birebana n'ibyishimo. Ibyishimo muri rusange bisaba iki ngo abaturage bishime, ariko turagendera ku cyegeranyo gikunda gukorwa nyuma y'imyaka 4 n'abashakashatsi mu makaminuza cyane cyane mu Bwongereza no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bafatanyije n'impuguke z'umuryango w'abibumbye Loni. Bakunze gukora icyegeranyo rero cy'iyo myaka, muri icyo gihe cy'imyaka 4 bareba ibintu birebana n'ukuntu ibyishimo mu bihugu bitandukanye biri. Mu buryo rero budakunze kuba bushimishije, bwaba kuri Leta y'u Rwanda ndetse n'Abanyarwanda babireba bakunze kutushyira ku mwanya. Ubwo ibi byegeranyo imyaka yose byagiye bihita, u Rwanda ruza mu bihugu 5 bya nyuma bifite abaturage batishimye. Tugiye rero kubiganiraho twibaza ngo ibi bituruka kuki. Bafite impamvu zabo zigera nko kuri 3 bagenderaho. Hariho ubutunzi bw'igihugu, hariho amateka y'igihugu y'ibihugu bitandukanye, hariho uko abaturage, imibereho y'abaturage uko imeze. Ibyo rero byose ndetse na politike y'ibihugu babigenderaho, no kuvuga iby'imitegekere cyangwa imiyoborere nk'uko ukurikiye channel yumva yashaka kubivuga. Ibi byose babigenderaho bigasoza u Rwanda ruri mu bihugu, ruri kumwe na za Afghanistan, ruri kumwe na Zimbabwe, ruri kumwe na Sudani y'Epfo. U Rwanda narwo ruri ku mwanya w'146. Ni umwanya utari mwiza mu bihugu 149 bikorwaho ubushakashatsi. Nabatumiriye rero abanyamakuru bagenzi banje. Hano ibumoso ndi kumwe na Bwana Karegeya Jean Baptiste, umunyamakuru nawe abirambyemo, akaba amaze igihe akora umwuga w'itangazamakuru. Waramutse neza Bwana Karegeya? Waramutse neza Gatanazi. N'abakurikiye rero Talk Channel turabasuhuje. Yego. Hani buryo ndi kumwe na Ntwari John Williams, ni mugenzi wacu nawe n'umunyamakuru, nawe afite YouTube channel yitwa PAX TV. PAX ni ijambo ry'ikilatini rivuga amahoro. Ubwo ngira ngo ajya akora ibiganiro birebana n'ukuntu Abanyarwanda bagera ku mahoro arambye nyayo.
uraho neza John Williams uraho neza gatanazi John tarakomeza ariko n'abantu bawe bababwiye ngo mwaramutse kandi ntibaguherutse yego icyo ngicyo twagikoze ikiganiro ngira ngo bareba kuri nuza nari maze igihe naragiye mu karuhuko gatoya ariko nagarutse kandi nta kibazo nigeze ngira nuko abantu gusa nanone batagomba kugumaho batabyibazaho ariko nari ndi mu karuhuko narabikunze ko abantu babyibajeho numvaga ari ibintu bisanzwe ko umuntu yagenda akaruhuka ariko nabonye bisohoka kuba byarateye impungenge bamwe ariko bitari ngombwa cyane ni byiza mwanyeretse ko mu nkurikira ndetse n'abanyamakuru benshi hano mu Rwanda mukunze kubibazaho ni byiza reka rero twinjire muri iyi nsanganyamatsiko ndatangira mbaza Ntwari umuntu akubajije muri rusange ngubundi bisaba iki muri rusange ngo umuntu yishime ku buryo umuntu amureba akavuga turiya muntu arishima kwishima no kuba utekanye gutekana mvuga suko nta sasu ritikiye ubumoso cyangwa iburyo suko nta kibazo iki n'iki kibaye kwishima mvuga no kuba utabuze icyo kurya utabuze icyo kwambara utabuze icumbi mbese no kuba ufite umutekano umudendezo amahoro wumva ko uyu munsi uriho kandi nejo uzabaho niba Imana ikiguteje umwuka ariko igihe ibyo bibuze ukaba uvuga uti kubw'amahirwe mbonye ifunguro rya saa sita ariko sindi bone rya nijoro kubw'amahirwe nabwo urumva uba wabaye mbara ubukeye iyo umuntu yageze mu kuba mbara ubukeye mbona riva bucya bwitwa ejo ntabwo burya uburi mu bantu banezerewe barimo mu bantu bagenda bashakisha uba warabaye kakanyoni gatuye ku nzira akavuga ngo nzapfa nzakira simbizi iyo wahe muri ubwo buryo bw'ubufindo bw'amahirwe ntabwo ushobora kunezerwa Karege u Rwanda ubu ni ubwa kabiri ngira ngo icyegeranyo kimaze gukorwa inshuro enye ariko nibura iyi nshuro niyabanje guhera ngira ngo 2017 kugeza 2015 kugeza 2018 hari icyegeranyo cyarasohotse abantu bakivugaho ubu rero hari n'ikindi kigeze hano mu mwaka wa 2021 ibi byegeranyo uko bisohotse wowe ubyakira uti iyo ubonye u Rwanda ruri kuri uriya mwanya abaturage bavuga ngo abaturage b'u Rwanda ngo ntabwo bishimye wowe ubyakira urakoze cyane ntabwo nkuko Ntwari yaramaze kubisobanura ibyishimo ntabwo ari ikintu washyira mu mufuka ngo urahisha ibyishimo akari ku mutima gasesekara ku munwa mu byo wavuze banagenderaho mu bintegekere wabivuze mu buryo bitapfa kumvikana ariko bavuga ngo imibanire y'abayoborwa n'abayobora babanye iyo harimo rero ibyo nakwita nko uwasiriyano ubusabane busayisuye hagati y'abayobora n'abayoborwa icyo gihe abantu baba bishimye rero icyo nshaka kukubwira habamo icyuho ibyegeranyo nka biriya ngewe ndabibona nubwo muri tekinike na teori zo gukora kiriya cyegeranyo bigoye kubyumva ariko noneho twe tugaruka hano aho tuba bimwe yakubwiraga ati nzapfa nzakira simbizi nta muntu wishima ngo abihishe ahubwo hari ibimenyetso cyetse ninjire ibyishimo ni nk'inkorora ni nk'inkorora ni nk'inkorora ya gasama niko nayita so abantu iyo bishimye barabigaragaza uko wavugaga uti umuntu aravuga ngo mbona ibya saa sita sinzi ko ibindi ndabigira ubwo rero ushatse nakwinjira nkatanga ingero kuko ingero nizo zivuga ingero zivuga katurebe mu buzima mu buvuzi iyo imibare y'abajya mu bitaro by'Indera yiyongera bishaka kuvuga iki umuntu asara yishimye ibimusarisha byamuvanze mu mutwe byari ibyishimo nta wishima ngo asara imibare ubu ihagaze urebe n'ibya stroke ya ndwara abantu bicwa stroke bamaze kuba benshi uze kugera reka manze banukura utwanye bo ntabwo imibare nyifite ariko yariyongereye ku buryo amakuru munanaguha nuko nta murwayi mushyashya bacyakira ngo bamuhe igitanda haruzuye icyo ni ikigero igihe cya kabiri abiyongera mu biyobyabwenge
niba kwa Kabuga huzuye Iwawa huzuye bahora baharwanira ariko kuki abantu bajya mu reka tuvuga nko ku biyobyabwenge dukunze no kumva bavuga ngo abana bakomoka mu miryango myiza y'abantu bakize ngo banywa ibiyobyabwenge cyangwa umwana donc aranywa ibiyobyabwenge ari uko iwabo ntacyo yabuze ariko barabinywa gusa kuko yabonye oya si ukutakibura attention kubona ibiryo ni ukuvuga ngo buri wese agira besoin bitewe n'aho ari niba umuturage akeneye kurya kabiri ku munsi ariko umwana urya gatatu ku munsi akagenderwa wenda ariko wenda adashobora kugira ijambo mu rugo rwe atazi chantier ya se niba se yubaka itaje kandi umwana nawe aba yanditse mu mitungo ariko se wenda umubyeyi we ajya kubaka iyo taje yagisha abana inama aho guri kibanza cyangwa se n'uburyo azayubaka n'urugero umwana yavuga isaka mu cyaha cyangwa akamutera igishyi cyangwa ati wacana we sinzogere kugusanga hano niba umwana wenda guhitamo aho yiga umubyeyi akavuga ati ubishaka utabishaka uziga mu Bwongereza umwana ati ko nikundira amashuri y'u Burundi conflict kavuka uwo mwana ntabwo yishimye nubwo yajya mu Bwongereza kazana diplome zigana gute urabyumva no mu magereza harimo abana baba biza amashuri meza niwa wabarahari kubera iyo conflict donc iyo hariho conflict hagati y'abantu umuntu agira conflict muri we none ikarangira bigiye hanze mu biyobyabwenge no gusara ibyo rero byose ni ibimenyetso by'uko umuntu abatishi bigaragarira hanze ubwo ni kuri santé naringiye tuvuge mu buzima busanzwe muri social kwa kurya kabiri ku munsi reka tujye mu ya mitegekere wavugaga abantu dufite abantu benshi batishimye batabivuga ariko biragaragara niba warize imyaka 3 mu seminari yo ku Rwesero ukakubitaho 5 y'Ibutare wiga science de l'éducation wiga uburezi wavayo bakakubeshya ko bakugize gitifu umurenge umwaka umwe bakaguha promotion ukabameya ugakora manda imwe cyangwa imyaka 3 bagahita bakweguza ukaba umushomeri ukaba umushomeri nurasubira kujya mu bwarimu wigiye ukajya gucuruza amakaro gucuruza cyangwa gutwara taxi voiture ntabwo bisaba kuca ku Rwesero n'Ibutare bisaba kujya muri auto école ukabona permis ukagura imodoka bikarangira uwo muntu uri gucuruza amakaro kare education ubwira ko yishimye kare ibyo ndumva se atari ibintu bisanzwe ko no mu kindi gihugu wajye ugasanga umuntu kubera performance itaragenze neza mu byo yakoraga mu buyobozi avuyeho oya ibyo se byagenderwaho nese uwo muntu arishima aracuruza amakaro atari byo yigiye ariko kubera iki baboheshe kariyeri ariko iyo mugukije gukora ubushakashatsi iraza ibanze ibibazo turiya muntu umwanya yawuvuyeho bigenze bite uriya muntu ukora ibi yabigezeho ate bati ubaga gusanga utwaye taxi voiture wamuganiriza uti ese mbere yo gutwara taxi voiture waciye muziye nzira nize primaire ibyumba niga secondaire ku Rwesero niga Ibutare niga education bagitifu umwaka umwe mbameye imyaka 3 bankuraho birananira kuhita niintegra mu kazi nigiye nza gutwara arimo aratwarana n'abandi baciye muri auto école y'umwaka umwe na permis benshi cyane benshi ariko izi kwasteri hafaze gusabwa n'abarisansiye abarababeya bacuruza kenkayori abacuruza injamari reka numve mwembi ikibazo murimo kuvuga reka ntibabaze gutya ntimwaba murimo kumva ikintu kirebana n'ibyishimo nkaho ari akazi kagomba kuba ari ikintu wize uwo muntu niba ari hariya akaba yarabaye muri by'abameya bikanga cyangwa yenda ataranabigezeho iyo ukora akazi k'amabura kindi hanyuma bigasoza afite akazi atunzi we kubera iki agomba kuba atishimye nkaho ari umuntu w'umushomeri wenda aho ngaho nuko yatanze urugero rw'uwapfuye kugira inzi iharu yanyuramo akaba n'uwo meya gitifu akaba meya kabiki hari n'abatagira mu nzira iharuye na gato byumva niba waririmbye ati naba nawe mwigira Imana musanga inzira yaraharuwe hari abandi noneho bavukira mu nzira y'inzitane cyangwa bakanyura mu nzira ihora ifunze hakaba abandi avuga ngo ko abandi boga ngo nge najya koga nka niburayizi icyo nibaza ahangaha kwiga umuntu yarigaga hambere akaba avuga ati ntabona ibijyanye n'ibyo akazi k'ibijyanye n'ibyo n'igihe ariko nibura amashuri yanjye azampa igihagararo gituma mbasha kwitunga ariko ubu bivuga rero ko iyo myumvire ishobora kuba igisa nk'ay'igihe si ikibazo cy'uko ari imyumvire irwaye
no kungwa amashuri yateshejwe agaciro icyambere cyo mu burezi umubyeyi yarajyana umwana we mu kigo avuga ati ntacyo bagiye kwiga ariko sinamushyira mu rugo sifite ubushobozi bwo kumujyana ku mashuri ahenze meza afite icyamuha reka mujyane hariya aho umwana arangiza agera mu wa gatanu atazi no kwandika izina rye atazi gusoma no kwandika akarangiza primaire nta rurimi na rumwe azi kwandika noneho aho anarangirije nta kazi gahari akazi nikakiboneka kubera amashuri ibyo byo birazwi ni connection ni kimenyane no kuba hari umuntu wakohereje ariya wagwaye recommendation kapapuro akarika kapapuro k'umuhondo castic ati genda umhere kanaka cyangwa kuri telefone ati SMS ati umwana no wacu umurebe neza icyo gihe izo kesi ni zingahe mu gihugu ni nyinshi cyane zitabarika tubwire uti hari nk'ikigo cyakoze ubushakashatsi kuko nyinshi ni ikintu kiri vage ukurikiye ikiganiro ndavuga uvuga uti hari nk'ikigo cyakoze ubushakashatsi kiravuga kiti ibi bintu by'ikimenyane bingana gutya nutegereza ubushakashatsi buzakorerwa muri kino gihugu buvuga ibitagenda muri kino gihugu ntabwo uzabona bwakorewe muri kino gihugu kuko ntibushoboka ntibujya butambuka ubutambutse abaduteze amatwi buke cyane abaduteze amatwi baraza kumvuguruza hasi muri za comments baravuga bati uwo muntu ko yavuze ko akazi k'amashuri katakiboneka sigaboneka k'ikimenyane baze kumvuguruza niba ko nabeshye icyo ni kimwe icya kabiri mvuga iki cyo cy'ubushobozi bwo kwitunga bwo kurya aho ngaho uvuga ngo abantu barashakisha bikanga niba nkubwira ngo izi kwasiteri bazuzuyemo n'abarisansiye ntabwo lisansi bafite bachelor degree ariyo gutwara za kwasiteri taxi voiture hara mujyi ariko uzagenda uzakore survey ku giti cyawe etude ntabwo uzajya ubona bose bakubwira ngo hari no ngo nacikije masters nageze mbona ntacyo ndi kwiga kamwunganira gatutarambaza ikibazo kindeba wimera nk'ababandi izo raporo zikorwa ngo n'abashomeri ngo babuze bakora ikitarakorerwa ubushakashatsi nibivuga ko kitariho nge naje hano kubaza ibibazo okay urakoze cyane ndashaka kukubwira ngo ikitarakorerwa ubushakashatsi ntabwo bivuga ko kidahari urumva niba kubwira ko inzoga isindisha ntabwo ari ngombwa ngo unyereke research kandi nge ndi n'umunyamakuru mvuga ibyo nabonye mu baturage ntabwo nshinzwe ubushakashatsi ntabwo nshinzwe kumuvuguruza ahubwo iyo bubaye nigeze no kubibwira umuntu ushinzwe ubushakashatsi muri RGB ngewe iyo bwabaye ngenda nkabuhuza n'ubuzima imibereho y'abaturage ese koko buravuga nta mpamvu kumira ngo ntabwo nshinzwe gushakashaka rwose nta nubwo ariko nk'umunyamakuru urasoma ariho nabariza ndasoma nkanareba hari ahantu wabona abaturage akareba waba warasomye nk'ubushakashatsi wabuhuza n'abaturage kwa bati ibintu nibyo koko ikintu kirebana n'ikimenyane mu kazi kiruzuye wenda hari n'abavuga za ruswa z'igitsina n'ibintu oya raporo za transparency zijya zibivuga nibibazo bijya ku n'izumuvunyi nibibazo bijya kuri komisiyo y'umurimo iriya twita iya Muganza bihari ibyo bintu biba bihari ariko niyo baba abantu batanu ntabwo muri kakari nakubwiye imibanire y'abayobozi n'abayoborwa niyo baba abantu batanu nta muntu wemerewe kubaho muri ubwo buzima so warimo uvuga rero bimwe nakubwiraga gukora akazi k'amabura kindi mbuzi icyo nkora kandi warize ujya guhitamo faculty runaka wari ufite icyo uteganya kuzakora ariko wiroturuvye utwara taxi voiture utwara moto cyangwa ucuruza injyamani bya byuma bishaje uri mu kazi uri mu buzima bw'amabura kindi ako kazi nikaguhesha credit muri banke mu gihe wari uri umukadre uvuga uti ndahabwa imodoka na leta cyangwa se ndabona credit nanjye nubaka inzu abana banjye babe muri security ntabwo umutaximen umuntu ukora taxi voiture yavuga ngo abana be bavuga ngo mu myaka 5 tuzaba tumeze gutya kuko amafaranga abona arangiza bezo z'umunsi noneho nzamuke ikindi kintu ubwo nagiye ngenda mu bipengere tujye mu bindi muri sociale iyo ubu nk'ejo bundi nubwo twagize imana perezida wa repubulika agatanga umurongo ministeri ya finance kavuga ko umusoro ku butaka ugiye gusubira nk'uwo twasoraga 2019 uko byamera kose ririya tangazo ryakomerekeje ntabwo arasubiza agatima impembero kuko kumva ngo ufite abantu bagutekereza bagushinzwe bagashaka kuzajya usorera ubutaka butinjiza bakavuga ngo ruriya rwiri tubona mu murima wawe uzajya urusorera rwinjije iki bakarasoresha mu bihe bibi ngibi nta winjiza abantu habaye na restriction y'abantu bamwe bahagaritswe mu kazi ariko kuvuga ngo n'ubwa mbere mbonye umusoro utagira ikintu winjiriyeho teperi wahembwe urabyumva niyo yaba ya mission y'aba transport wayabonye ariko se muri mu rwiri uri mu duteke tutera uri minsi nazera igitoki kibiro bitatu
mu myaka 2 iyo sambu ukayisoresha yinjije iki nyirayo urumva uwo muntu rero wapangiwe ibyo bintu yamaze gukomereka nubwo babikuyeho aravuga ati ejo cyangwa ejo bundi barongera babizane ngo ntashobora kwishima kuko urumva abakamutekereje muri ya mibanire y'abayobozi n'abayoborwa abakamutekereje ntabwo batekereza mu mwanya we uransoresha urwiri ntarugurisha gatanaza aho ngaho uretse n'iki kibazo bivugaho mbere yo kumbaza niba twabonye ko mu burezi ubu ngubu umuntu ajyana umwana mu ishuri hari abajyana iyo mu cyavuga ati bazamara ikisi ariko ngo azabikisi ariko akamujyana ko yakora itegeko ariko ni byiza ko umwana yiga cyakora kwiga ngo uvuge ngo hari icyo uziteza imbere muri kino gihugu amashuri yabaye sans valeur yataye agaciro bagize kuba biga nabi ireme ry'uburezi riri hasi cyane ibyo birazwi kugeza ku rwego rwo hejuru mu bushorishori baravuga ngo ni ikihe kibazo kiri mu burezi n'ababyeyi barabibona ariko nurangije ako kazi ntakabona none si n'ikibazo cyo kutakabona ahangaha n'abitwa ko bagiye babashe kwambuka amazi magari bakajya kure barabaza ngo mwize iki mwizehe kubera ko nta kintu bundi mu kureba kwawe tuvuze nko kirebana n'ireme ry'uburezi Minisiteri y'uburezi na Perezida wa Repubulika mu shyikirano ngira ngo wa 2019 siribuka neza yaravuze ati ikibazo cy'ireme ry'uburezi cyo kirahari kikwiye no kuvugururwa umuntu arebeye yenda ibyo byishimo bikeya biri mu babyeyi kubera ukuntu bohereza abana babo bigasoza nta kintu bari babyizeyeho umuntu wakubaza ati amavugurura yavuzwe ku ireme ry'uburezi arahari aragaragara ubwo njyanye mu burezi gusa kandi nari nkivuga reka banze ndangize aho ndagira ngo kuko ikintu kuvuga muri iyi minota 20 ikiganiro kimaze uburezi burimo kugarukwaho cyane mu kuvuga ngo rero kuki budakosoreka icyo nicyo ndimo renkubaza nanyuma bya bindi urabikomereza niba bugarukaho buri gihe ariko ntibukosoreke hari igihe gera ku bintu bimwe na bimwe nkabyakira uko biri bitari uko kuko sinkunda guheza inguni iyo ntashatse guheza inguni rero ndavuga ntubwo ibintu bimeze kuriya bikaba bivugwa bitya bihora bisubirwamo ariko bikamera bitya uko niko byifujwe nge ndareba nkasanga uburezi dufite niko bwifujwe ari ibintu byapanzwe se ntabwo kino gihugu kibuza abanyabwenge babasha kuzahura uburezi ese baburimo niba bataburimo bari hehe kuki batabashyirwamo ngo babuzahure bugashyirwamo ngo kujya kubuvuruguta kubuvuyanga kubwangiza kubudurumbanya ariko abantu babiyobora aba ari abantu technicien simvuze ko ari abaswa nabahanga ariko niba reka ngurugero kugira urugero rwumvikana ejo bundi bavanye ikigo cyakoraga ubusa cy'imburamukoro cyitwaga Media High Council icyo kigo bavanyeho ngaho cyitwa ko kirebera abanyamakuru cy'imburamukoro Media High Council bafata bamwe mu bacyangije batumye n'ubundi ntacyo cyakoraga kivaho babajyana mu zindi nshingano zitangazamakuru mu bindi bigo ni gute umuntu avuye hariya avuyanze ibintu ku buryo uvuga ngo nibyo yakoraga nibivaho ntacyo bimaze ukamujyana kubizamura handi uwo muntu niba ari umukozi mwiza afite ibindi ashoboye bitari icyo yararimo mujyane mu bindi kubera ko mukeneye niba yakoraga ibijyanye n'itangazamakuru akaba atabishoboye yarabyangije mujyane mu bucuruzi mujyane mu burezi mujyane mu bucungamari garuka gato ibyo ngibyo n'uryo ntanze amavugurura aho ngaho rero icyo ninde gituma atishima ni umunyamakuru cyane wa mukozi kubongera ubwo nijyago bijyane ku burezi niba mu burezi dufite abantu bahora bavuga ngo Minisiteri y'Uburezi irimo ibibazo n'ibi bya bigo byayo bitabarika rab ni byinshi cyane ntabwo ni rab n'iy'ubuhinzi rab ni byinshi cyane neza ibintu nk'ibyo nibigo sinzi n'umubare yego n'urwo ruvangitirane rwabyo biba abahigi benshi hahandi n'ikintu kiburo kibazwa kuko waruvuga ati ntagikora kana azakibazwa cyangwa tuzakibazwa turi benshi ariko gifite hamwe kibarizwa cyaba kiri ku murongo niba iyo minisiteri bavuga batereka duhindura umutwe ubwo ni minisitiri baba tekinisi bahora bazambye ibintu bakagumamo iriya minisiteri y'uburezi igihe cyose impungu zirimo zitaravanwamo bivugururwe yose hari igihe tubona inama y'abaminisitiri yakuyeho abantu kubera imikorere itari myiza ni kangahe bakora abatekinisiye usanga bahinduye minisitiri wenda bahinduye minisitiri wungirije ubwo ni Minister of State ariko ugasanga wa mutekinisiye umaze imyaka 15 10 n'ingahe avuyanga ibintu apanga ukuntu ibiryo by'ibizamini bya leta abantu batazi uko bibarwa bihora bihindagurika minisitiri yagezeyo baramubwira ngo nuko bigenda bajya kumumenyereza ntabwo amenyerezwa na timu yamwohereje amenyezwa na ya timu yananije uvuyeho iyo timu rero irwaye
iyihozeho njye haraho ngira nkavuga nti niko byifujwe ntabwo abaminisitiri benshi turabarenganya ngo bica ibintu ahubwo bajya mu bintu ubwo ntabwo atwara imodokari yabuze ngo uvuge ngo umushoferi mubi wenda ni igitekerezo cya William ariko ikintu kireba no kuvuga ngo ni ibintu byifujwe yenda William nawe kubigarukaho ko ni igitekerezo cye ubwo leta yakwicara ikifuza ko uburezi bw'abana b'igihugu iyoboye tuba abantu banyumva nabi navuze ko hari igihe mbibona nkavuga nti uko biri niko byifujwe ubwo byakiriwe uko biri ni standard zishimiwe none se ubwo hakorerwa amavugurura iki ibyo nabyo bituma rero abantu batishima akavuga habuze iki muri kino gihugu kugira ngo uburezi buzanzamuke habuze iki kugira ngo mituwele yishyurira abana ese nuko iri hasi kuki mituwele igura aspirin ikagura paracetamol ikagura utuntu kubusa ariko waba urwaye indwara ifatika ikeneye umuti utazigondera ukabanya gupfa ntuzawuhabwa muri farumasi ntuzawuhabwa kwa muganga hari naho ariko nyamara mituweli ngira ngo niba twumvikana neza kuva yashyirwa muri RSSB hari amavugurura menshi yashyizeho hari n'abantu bajya kwivuza kuri mituweli bagiye nko mu bitaro nka Faisal ibyo biriho ariko ni bangahe ukikwa transfer kuri mituweli kuri kiboneka kugira ngo uzabure pfiriya uzazamuke uburwayi bwawe buzagire ku rwego rwo kuba traité kuri hôpital de référence ni ikibazo gikomeye biragoranye niba rero umuntu avuga ati haje ubwisungane mu kwivuza iyo raporo igakorwa nziza ya leta n'ibindi bigo bishamikiyeho ku rwego mpuzamahanga bakavuga ngo mu Rwanda hatangiye initiative nziza ifasha abaturage kwivuza ariko umuturage akareba agasanga ni bya biri nakubwiye ni iby'inzoka ni ibya malaria ni iby'umutwe bigafungiraho cyakora akaza service yo kubyara turebe ibihari ndavuga mu gihugu hano birahari ahandi noneho bitari nko mu bihugu bya Afurika donc duhuje ibibazo ergo umuntu anezerwa bitewe n'igihari akanabara bitewe n'igihari hari umuntu twabanye nko mu gihugu gikennye nk'u Rwanda umuntu na bya bitatu haraho bigora kubona kabaze gurye kuki Somalia imbere yacu mu kunezerwa kukiri imbere y'u Rwanda abona cyo kibaza ngo Somalia hahora amabombe hahora iki ni gute baneze amabombe ntibacyafata nk'ikibazo n'ubuzima busanzwe iyo bombe turikira hara mu misozi iyo wumva amasasu yicangaha wumva ari ubuzima busanzwe kuri we niba hari igihe cyabayeho umwana atabasha kwiga hakaba hari igihe cyabayeho umuntu aguhotera ukaba udafite aho urega ko nta minisiteri y'ubutabera yabagaho nta nkiko zabagaho ya myaka 10 n'ingahe bamaze batagira guverinoma nta minisiteri y'uburezi nta y'ubucuruzi nta y'ubutabera nta kintu kimwe cyabagaho nukuva ko nibushwanye n'umuntu muricara mu byumve nimwe mutabyumvikanyeho bibe gacaca hagati ya none niba afite uyu munsi avuga ati umwana abasha kujya ku ishuri niba avuga ati uyu munsi nibura urumva ko afite umunezero abona agiyanije nuko nta wari uhari niba rero mu Rwanda dufite ibyo tupe umunezero wacu dufatiye kubihari ubu niba tubuze amahoro cyangwa umunezero kubyo twabonaga tuzavuga tuti habayo kutishima wivuga ngo ese kucyaho muri Somalia cyangwa handi hatari mituwele de santé kukiho iyo bareberega ntabwo index iyo bareba index y'ibyiza ntabwo wapima ibyiza igihugu runaka gifite barareba bati ababirimo babibayemo bate yenda yindi gutanga ingero nuko tatinzirangiza natanze urugero aho ngaho mu burezi ababyeyi n'imyigire y'abana babo bafite ikibazo leta ikavuga iti nta mwana uri butaye saa sita bose turabagaburira ku ishuri ugasanga leta itanze amafaranga 220 nangahe barashaka ko umwana ni 33 ahari sinibuka neza ndumva imari yari hari umwana agomba kubona ifunguro bakavanga igikombe cy'amata nuko nyine byari umugani waciwe ukarangira aho ngaho waciwe ku manywa bakavuga ibiki n'ibiki bamvuguruze hari hasi muri comment batanga barabeshya kubera impamvu ni ibyo mvuga mbeshya banyomoreze ku Rwanda rwose bakavuga ugasanga nawe wundi wari ufite uko agabura umwana we ntagize ati iyo gahunda sinyigaya kuko ifasha benshi birirwa gahunda bicira isazi mu jisho kandi bari kumeze kwiga ntibabashe gutaha umwana ntatashye ngo ajye kurya none ku ishuri ari ubusa ugasanga umwana ishuri ryamubereye karuvari ni ikibazo tujye muri sociale yavuze imisoro kuki mu Rwanda abantu ukoze research ukamanuka igihe cyose wagiye mukabaza uti ibihugu bitishimiye imisoro u Rwanda rushobora kuza muri bibiri bya mbere cyangwa bitatu bya mbere ku isi kubera iki suko ari erega isoresha abantu bafite abanyabare basora amafaranga menshi cyane abanyamerika za Kandari basora amafaranga menshi ariko barinjiza Uganda moto ahangaha utanga amafaranga 700 ukabona wahenzwe
muri Uganda baguca umutwaro ngo ni 2500 by'amanyarwanda. Umutwaro ni 10,000. Rwa rugendo utangaho 700, rwa rugendo utangaho 700 y'amanyarwanda. Urureshi narwo muri Uganda baguca 10,000 by'amagande 2500 by'amanyarwanda cyangwa se hafi 3. Ariko yatanga wumva uhendukiwe kurenza watanze 700 mu Rwanda. Kubera iki barinjiza. Ibyo rero nibyo bituma ugiye gushyira ku kita rusange hari bitahura. Niba nta cy'abanyarwanda binjiza, eregiye babinjiza bemererwaga gukora. Hako se babuzwa gukora barabibuzwa cyane yabemererwaga gukora ntabwo icyo nacyo ni ikindi kintu kirebana na economy bareba niba umuntu asoreshwa isambuye ubutaka arabusoreshejwe asoreshejwe inzu iri kuri ubwo butaka kandi iyo nzu niyo guturamo arongeye asoreshejwe ikikorerwamo no kuvuga niyo guturamo afite kanex yashizemo amajyane ibibiriti na buji ngo jya abona iki nibura 300 yo kugura inyanya ku mugoroba asoreye ubutaka asoreye inzu bwubatseho asoreye icyayi ikoreramo iyo misoro 3 isobanuye iki ni hangaye kwisi bimeze bityo iyaba ariko iyo nzu yava iyo nzu icyambere cyo ubwo butaka butiko bwacu leta mu gihe yabugize ubwayo ikabudutiza kubudusoresha namahano ibidukodesha iyo ukodesha ikintu nyiri gukodeshwa ni ugisorera kudusoresha ibintu byayo twe dukodesha ni ikibazo icya kabiri cyangwa dukwatijwe intizanyo ariko wenda tuvuge ko aho ngaho ni butaka twemere ko tubusoreye ni gutusoreye inzu yo kubamo uri kwishuriza amase kubaho se n'umuzigo ubereye igihugu cyangwa ni ikibazo ni nka musoro w'umubiri wabagaho kera nibe nawe wari 400 ku mwaka nubwo habaga imikwabo nkabana abantu birukanga ibishanga basimbuka imigende ngo bahunze umusoro w'umubiri wa 400 ku mwaka ariko 400 yari menshi icyo gihe sindi bugereranya ngo mvuge ngo ni nkanga y'iki gihe ariko niba ntacyo winjiza ni mpamvu abantu birukaga bahunga nuko ayo 400 yabaga nta yakuye yarabonaga 200 akaguramo udusabune utuntu umunyu utuntu kw'ingenzi ndi kuvuga mu byaro byakure ariko turebye ku kintu kirebana n'umusoro ko niyo na Karegeya yakivuzeho warumaje ngo kuki abantu bazwa gukora reka ndayize kugira ngo atagira ngo navuze ibintu by'ibihuha niba umuntu afungura business nta uragera utuweho izo audit cyangwa iby'imisoro bitabarika abantu bajya gufungisha no ugomba gutangira business ufite patent abantu bajya gufungisha ino zariya muri Rwanda Revenue Authority business ibintu bagutuma kugira ngo ifungishe ubu revenue nta abanyarwanda badafite imyenda ya revenue ni bake cyane ongeraho umuntu wese afunguje company afite miliyoni niba bafunga business umubare wabo wiyongera nacyo ni ikimenyetso cyuko batishimye nire se wishimiye gufunga business nuko yamunaniye cyangwa yahuriyemo n'amananiza usanga Karegeya ashaka gufunga business akavuga ati ninyifungura mfite business ari 8 zipendinga nabuze uko nzifungisha ninyifungura mu izina ryanjye nka Karegeya ejo bundi konguka bazantera bavuga bati harahandi natwibye imisoro ya indi yungutse nungutse miliyoni 4 bagiye kumbara miliyoni 80 na zingahe ngo z'imisoro ngo y'ibirarane y'ibintu bitanacuruje bitanabayeho icyo gihe akagenda agashaka umuntu ku ruhande ati iyandika kuri business nzajya nguha amafaranga gusa y'izina yuko wayitiriwe ariko umenye ko ari yanjye ntacyo uzasinya nta uzahura nayo ibyo ngibyo umuntu abikora yishimye haga yishimye Karegeya yes hari ibintu byinshi u Rwanda rubaho ranked rushyirwa ku myanya u Rwanda ni igihugu gifite kiri mu bihugu nka 3 bifite wenda ibikorwa remezo by'imihanda myiza nyuma ya Afurika y'Epfo nyiraho n'ikindi gihugu u Rwanda nicyo gihugu kiri mu bya mbere byateje imbere uburezi abantu bajya kwiga ari benshi bikurikije bya objectif du millénaire SDGs u Rwanda nicyo gihugu gifite kiri mu byashyize imbere mutuelle de santé hari ibintu byinshi u Rwanda rushimwaho ku rwego mpuzamahanga ariko bigasoza ibyo bintu abashakashatsi bamwe na bamwe berekanye ko bidashimisha rubanda icyo kintu ugifatiye muri rusange wavuga ko gituruka kuki ibintu birahari ni byiza amahanga arabishima ariko hakongera hakagaruka amahanga avuga ko bya bintu nubwo bihari bidashimisha abaturage yes oya ofete ngewe reka nkubwire mu bintu nkunda kuvuga experience ifite ibyo mbona hano mu Rwanda dufite amateori meza cyane ibyanditse ni sawa politiki ya mitiwere ni sawa ariko se politiki ya mitiwere niba urenze kuri twa duti bakubwiraga muganga nta nakubwiza ukuri ati iyi mitiwere ntiyishyura bahita bavuga ngo ntayo dufite kugira ngo ujye muri farumasi yigenga
urabyumva niba usiragira kandi uyishyura bakayimuha bya bitaro bakayimuha niba usiragira waratanze bitatu politike ni nziza ariko irashyirwa mu bikorwa ite kuvuga ngo byagiye muri RSSB amavuriro afitiwe imyenda n'uturere kuko mituwele amafaranga yajyaga ku karere akakagomba kwishyura ibitaro na farumasi z'uturere akarere nikayatanga ufite mituwele hari abandi bayibona nkaho ari uburyo bwo kuvana amafaranga mu baturage kuko niba turi miliyoni 12 buri muntu agomba gutanga bitatu bikube wumva amafaranga miliyari 33 uwo bireba miliyari 33 yakube none uhita ubona ko ari amafaranga yavuye mu baturage agasubira muri leta yagera mu karere nikayajyane ku mavuriro ntabwo akarere ariko kavura ariko ibitaro byinshi birimo miliyoni 200 za Nyamata miliyoni 200 za Gahini nta bitaro mu Rwanda bidafitiwe ideni n'akarere akarere kayashyize ko yarayo kuvuza abaturage rero wa muturage kubera ko umuti batawumuha kuko barimo imyenda agahora asiragira icyo yatangiye bitatu nta kibonye uwo niyishimye aratashye n'ubundi kuba aratanze bitatu ntibimbujije kujya muri farumasi privé tujye ku burezi ubuzi icyo yavuze icyo ntemera nuvuga ngo niko byifuzwa ntabwo ariko byifuzwa ahubwo uburezi amavugura yose ahoraho ntagira gikurikirana ufite intambaraga bashyira mu burezi kuvuga ngo uburezi bw'imyaka 12 abantu kwiga ari benshi ni byiza pe ariko bariga iki barakura yiki birarangira ya politiki kabiriho ibyo tubonera n'amaso nibi bikorwa remezo imihanda myiza indabyo nziza kuba we avuga ati ntabwo ari ahantu bicaye ngo bavuge bati tugiye kubikora gute ariko kuba batabivugurura akaba ari avuga ati kuba biguma gupfa kandi amavugurura hari niho bisoza nyine bibaye ko ariko byifuza oya abura pratique mu nyandiko nta hantu bavuga ko abana bazapfunyikirwa amazi mu nyandiko ntabwo bavuga ko abana bazabapfunyikira amazi ariko wajya muri pratique iyo bakubwiye ngo mwarimu bati ngo sako yashyireho sako ngo amererwe neza sako se adashobora gufata n'ibihumbi birenze 300 uwo mwarimu n'ubundi akorana akajinya paswe afite ibibazo none agahora ahangayitse mu tundi dushuguri umwarimu agashimishwa no kujya kwigisha umwana wa ministre mu gikari kiwabo kuko ariho aravana menshi kurusha ayo kwigisha ya masi babandi 60 mu ishuri bamuhemba 40 ibyo byose ni ibimenyetso uwo muntu ahembwa neza ibyumba by'amashuri ngo gatanazi umwarimu wishimye akorera leta yishimiye gukorera leta yaza kwirwa iwawe yigisha umwana ariko ibyo byakuru diswari wenda ubwo n'u Rwanda ntabwo ibyo bavanye n'intica ntikize n'imihagije iyo mpamvu ashakisha uburisha ashakisha cyane bafatira ntabwo ujye mu kiganiro mpaka namwe oya ariko reka tujye tubaza tukubwire kwicara upapira ushakisha urumva ubu ukorera decivere ugakorera abashinwa ukagira riyo to kucano abashinwa byabaye bihagaze ntacyo ariko aho hose wakoze icyarimwe ugikora uwo kurara biye kucyatirwa bunga gutya kuba mitima ibunga ushaka gufata utwaha n'utwaha nacyo ni ikimenyetso cyo kutishima aho uri ntabwo hishimye so kuba intanyurwa uwo mwarimu wicara ari mu ishuri yicaye muri classe ya leta ariko ari gukosora umwana wa Gatanazi cyangwa ari gutegura isomo araha mwene Gatanazi ni mugoroba feri ya mbere kwa Gatanazi uwo muntu ubwo icyo ni ikimenyetso cyo kutishima nta byishimo birimo koko kujya kuba ni ikibazo cyo kutishima cyangwa ni ikibazo cy'uko wabonye opportunity urashobora kuzikoresha nubwo zawe ufite ibihagije ntabwo leta ariko bihagije ufite imodokari ufite na essence yayo wajya muri Yutonge aho batwara abantu 140 kuba hatswe na leta kubera karishimira bitanu byo kwa Gatanazi ni ikimenyetso cyo kutishima reka nkubaze uwo uri umunyamakuru uramutse ugize amahirwe ukagwa ku gitangazamakuru kikakubwira ngo inkuru na amadolari 1000 no urugero nguhaye ikindi kikaza kikakubwira kiti tuzaya tuguha 500 ubwo wabigereranya n'umuntu wicaye mu ahantu hamwe akora wenda atagera kuri aya mafaranga yawe noneho ngo uvuge ngo jewe ngo wowe uhakora kubera ko ngo ari ugufata ngo ari uko ufite imitima ibunga Gatanazi ndashaka gutandukanya ibintu bibiri uwo muntu wigisha mu ishuri sibyo turebe wa mwana no mungu n'uwo munyamakuru wenda ushaka umugereho nuri akajya no mungu niba abonye izo opportunity kuko ntabwo hajyayo umwarimu wari we wese
hajyayo umwarimu wa mubyeyi yahise maze ko ari yashimye. umuhanga kubera ko murabizi ko no mu ngo bagiye birukanwa yes umwana akanabwira ababyeyi ati no nubwo leta nira gahunda yikuyeho leta ntiyikuyeho gahunda ngo abana bajye bigira amashuri ibyo byavuye ariko hari ababikora donc icyo kintu no kuvaho umuturage abona ko umuje uburenganzira icyo kintu ni ikibazo cy'ibyishimo cyangwa ni ikibazo cyo kubona opportunity ni ikibazo cy'ibyishimo tandukanye ibintu bibiri tandukanya kuba intanyurwa no kutishima ntago abanyarwanda benshi kuba batishimye ari uko ari intanyurwa hari abantu bananirwa kwishima kubera ko ari intanyurwa akaba afite byose koko pe ariko kubera ko ashaka ibisumbyeho ubu nguwo abagiye mu murongo w'intanyurwa opportunity icyo cyo kubona amahirwe yisumbuyeho ukanga ukajya hariya baca umugani mu Kinyarwanda ngo ingona iva mu ruzi karigaturume aho ngaho nayita intanyurwa kuko mu mazi bifite amazi ariko n'urwo rumeyo iba yishimye iyo ari kadire muri leta akaba afite ikirombe cy'amabuye y'agaciro akaba bazisha imbaho ntanyurwa n'ibyo leta imuha ariko arishimye yanyuzwe ashaka isumbyeho niyo ngonere kuri gaturume kubera ko yibaza impamvu kuri byose ari ibyanjye yagiye hariya ati arukusanya bikamuviramo kwishima ariko akaba no kugenda ufatafata kugira mitima namwise mitima ibunga kuko ibyarimo ntibimushimishije wakazanga ahantu n'ingibyo kwa umuntu azajya umuntu azabona amahirwe amwongerera amafaranga uvuge ngo kuzamuka mu ntera ntawe ubyanga ngo ni imitima ibunga kuzamuka mu ntera ntawe ubyanga ariko twumva ari gatanazi 40 bya mwarimu bimuhagije ariko ntabwo byamubuza gushaka opportunity akora kazi kandi ntabwo byamubuza ariko abonye amafaranga ahagije ntabwo yaza guhakwa na gatanazi naguhaye urugero gatanazi naguhaye urugero leta ikintu kigana gutya leta ni ikintu gikomeye leta yagufashe neza amafaranga gatanazi nyumva neza buretse ndariguha twemeranya kumvuga ivuga ko nta mafaranga ahagije abaho oya menshi ntabaho ahagije nagutuma ukemura ibibazo byose uba mu nzu ya 25 ugahembwa 40 ubwo usigaranye 15 byo guhaha icyo ni ikindi kintu nuko rero icyo gihe nibyo byasaba ko nza gufata 5 byo kwa gatanazi hari guhaza egari kuvuga ngo ibyangombwa byibanze wariye wambaye wabonye transport ubahajemo na telefone na mituyu wayibonye ayo mafaranga ataguha ibiryo ntaguhe icumbi ntaguhe transport ntaguhe mituyu ntaguhe imyambaro y'abana ntakuvuze ntishisho y'abana ariko bitandatu ko utashaka opportunity nishisho ry'abana aha nibura amafaranga abasha kuzuza ibyo rega hari abakozi ba leta bishimye rwose avuga ati sinshobora kujya muri utu ibyo byose wavuze imodoka yatayikodesha kuko wavuze arahembwa amafaranga avamo bya bindi byose cyarwazi ku rutonde wavuze harabaye ikintu cyarwazira rega bari bateye imbere agiye n'igihe cyo kuvuga ngo watugereranya n'ibindi bihugu tuvuga ngo twareka kuvuga Ubusuwisi mu bihugu duturanye nabwo n'icyegeranyo kitabaho nakwicara nkavuga ko tutishimye muri byose muri Rwaziri warugiye nishaka vuga Rwaziri ni bezo ariko nayo iza kubera ko umuntu anyuzwe akavuga ati reka ntembere gatoya reka ngiye koga muri pisine niba bitabaho ubyumva muri futi Rwaziri n'ikimenyetso cyo kwishima ariko si ngombwa pisine Rwaziri bura nk'utubariyo dufunguye nkicara na gatanazi tugahana amacense vraiment nyine buri wese mu rwego rwacu hari igisoro nabyo kavemo niba ajya gufata icyo gisoro bakajya hariya ku gahinga bakabigura akabido kurwagwa bafite aho ngaho iyo ni sortie yabo rwose nk'uko basorera muri Marriott cyangwa muri convention okay icyo mvuga hanga rero kuri muri sebezo tesia ariko se kunyurwa ni ibyishimo ku mwanya nk'uwa gatatu biri hasi bitari byibanze ubwo mbivugiye ko hari ibintu byinshi cyane bigenda bibura kandi byakabonewe umuti n'igisubizo ntabwo amafaranga ntabwo u Rwanda rukennye cyane mu bijyanye n'amafaranga mu bijyanye n'ingengo y'imari ku buryo hari ibintu bitagakemutse ahubwo se akora ibyago agumye gukora reka nego kujya gucira urubanza abayakoresha cyane abikoreshamo niba leta ivuga ngo abantu nibimurwe bahawe ingurane mu gihugu hose ugasanga nta karere na kamwe mvuze ngo nta karere na kamwe mu turere 30 uzasangamo uzaburamo icyo cyuho hari udukabije kurenza utundi nka za Gasabo ho niba babaye ruharwa ku kijyanye no kwimura abantu nta ngurane hari Rubavu icyo kibazo kirahari hari abegeregeje kwata ngiye kuronda utuye navuga twose reka ngufashe kuri icyo kintu n'ubwo ngingo ari yawe oya reka ndere kubyoroshye wirebere icyo mvuga bayikomezaho niba
leta ivuga ngo abantu bishyurwe bahaye ingurane ikwiye. Uyu muhanda bari kubaka hano ruguru wa Bugesera nanone abantu bakabatakamba batari ko mwatwishyuye batiri muve mu nzira cogamiraje muve mu nzira ikigo kibe gikiraje ibyo bindi byanyu bizakikizwaho nyuma amafaranga yabuze mu kigega cyane. Kamaze nkunganire ese nuko yabuze cyane uko byifujwe. Oya kamaze nkunganire kugira ngo ikiganiro cyumvikane neza. Iyo uvuze Gasabo wenda ubuvuga Kangondo hariya bitabarnya kirarenze ariko ntabwo hari abandi banyarwanda reka nkwereke ibyoroshye bituma ari abanyarwanda benshi bikoraho. Fata ahantu hanyujijwe ipoto y'amashanyarazi. Iyi poto y'amashanyarazi iciye mu isambu yawe ya haute tension metero 6 ubwo butaka si ubwawe urabyumva kandi ipoto izanywe na leta. Icyaka bakutwaye metero 6 ariko icyangombwa cy'ubutaka ntibagihinduye uracyagisorera. Uzishima uturi gusorera ubutaka udakoresha ubasore ibyo biri mu gihugu cyose. Rero nicyo ndashaka kuvuga dufashe ipoto impombo y'amazi iciye mu butaka bwawe nta n'igihumbi baguhaye kandi aho hantu hari icyo utemeye gutera bagasiga mu manegeka bitewe n'ibyo banacukuye. Leta nitanga ibyangombwa by'ubutaka niba izi ko ubutaka bwawe batwaye metero 6 ntiguhe icyangombwa cyerekana metero usigaye wari usorera ukamara imyaka 5 usorera ubutaka udakoresha wakwishimute. Ibyo biri mu gihugu cyose. Icyo nshaka kukubwira Kangondo na Rubavu byo ni ibintu biri special birenze ariko nta murenge numwe utarimo ikibazo cy'abantu bato. Umuhanda bafata umuhanda ugira metero nayo 6 bagafata 3 ku muturanyi wa ruguru bagafata wo hepfo cyangwa bagaca mu isambu yawe. Umuhanda ugacamo ngo ni igikorwa remezo kandi nta modoka kugira barangiza ukagomeza za metero batwaye uzisorera. Abanyarwanda bafite icyo kibazo bashobora kuba barenga 50%. None gatarazi kuko ibyo ntaho bitaba ugakomeza usorera ubutaka butari ubwawe udakoresha. Hari n'abana bakubwira bati batanga hari ibigenda ku buntu kubera ko ari bya inyungu rusange. Hari ibyo batangaho make hari n'ibyo bagura noneho niba leta igiye kwagura. Ariko igitangaje ibyinshi twaba byitwa inyungu rusange hagiye kugira igikorwa cy'amajyambere hagiye kugivuriro mu kanya hakaba hashyizwamo umucoramari. Ija mushoramari abaturage asigaye ryuvaka rwara umutwe bitari uko badashaka abashoramari bari. Ese ubundi kuki duteza imbere kuki u Rwanda ari kimwe mu bihugu nakwita 3 bya mbere muri Afrika biteza imbere ishoramari ryo hanze ariko byo bagiye ryo mu gihugu. Erega niba ushaka ibyishimo mu gihugu hera kubawe kubene igihugu ntabwo oya nine nibaza gupima ibyishimo bazareba iby'abanyarwanda ntabwo bazareba iby'abanyamahanga. Niba bareba bakavuga bati Umupakistani urahangaha ntabwo zavuga ko yishimiye umunyarwanda. Hano mu Rwanda hakunda kuvuga ikibazo cy'aba expert baki b'abanyarwanda. Ikibazo bakavuga bati ibintu bashyize hariya bavuze ati abantu bagiye kubaka umuhanda n'urugero barawubatse yubatswe wenda na company nyarwanda hashize imyaka ingahe itari n'itatu umuhanda urasenyutse. Ubwo icyo kintu nibaza bakavuga bati hari company yitwa gutya yo muri Turukiya tugiye kuyiha umuhanda ari ibyubaka. Ubwo tuzavuga ngo bahora ngo bima amahirwe abanyarwanda. Ntabwo mu Rwanda dufite expert bakicyo cyo nkikuyeho rwose. Dufite expert bashoboye benshi ariko badahabwa akazi ku mpamvu ABC ndavuga 3. Iya mbere hari uvuga ngo uyu muntu arashoboye kuki bajya hariya Uganda cyangwa icyo gasanga barakora akazi muri aho mu Amerika n'ahandi barakora akazi badashobora kubona mu kino gihugu. Nuko iyo bagezeho bareba competence bareba kashoboye za Turukiya hano mu karere. No tuyesobanura impamvu bakabira. Hano mu karere abantu bagiye bava muri ibihugu duturanye Kenya Uganda bakaza akaba aribo bantu bakora ibintu hano abantu ndetse bakavuga ngo ibintu ntago twari tubizi. Ni inshuro zingaye barahari ariko hari n'abakuri by'abanyarwanda bakora kubarusha ariko akimwa umwanya kubera iki ngiki. Hari uvuga ngo uyu ni muha uyu mwanya barambaza ngo nawe umuhaye nkande ninde ni mwene nde kugira ngo udahura n'icyo kibazo cyo kwibaza ngo nahaye umwanya nde mwene nde wa hehe winjiye mu Rwanda te cyangwa waruvukiye muri ryari cyangwa ufite mwene wabo utuye ahangaha. Reka ngaho umunyamahanga utazwi inkomoko utazwi icyerekezo kugira ngo hatagira umumbaza. Reka nkubwire ngewe mvuga ibintu biba bifatika. Ejo bundi muri Kamonyi bari gutanga imbabura 90 zakorewe mu Bushinwa imwe igura 70. Kandi ari byarazi cyo kwigisha South iri kwigisha ubwo urashaka kumbura ko u Rwanda ariko ubwo buretse kumbaza ndashegera ngo kugira ngo nka concluding neza uwo umunyeshuri muri IPRC utahawe iryo soko bakazana imbabura zo mu Bushinwa zigura 70 ari kuyikorera 2020. Ejo bundi n'umutunga mikora zavuga ko yishimye yakwishima imbabura kweli abashije kwikorera iryo soko karibona Bushinwa 70.
zaguze abo akayabo bantu iyo shene yose umwana umunyeshuri wo muri IPRC umwarimu we uyobora abari mu gakiriro ka Bishenyi muri Kamonyi cyangwa no mu tundi turere bazi kuba bakora izo mbabura niyo iyo babonye amakamyo ari gupakira izo mbabura ntabwo bishima bavuga ati ririya ryari isoko ryacu barihaye Ubushinwa. ni gute ufata amakaro y'uruganda rwacu rw'Abanyarwanda rwo mu Mutara igiciro cyayo kikaza ku giciro 6 igiciro cy'ikaro riva mu Dubai rishobora kuba n'amakaro y'amakoro n'ay'amakoro ariho. None se kuki ko mu Rwanda tunabifite kuki politiki ihari igomba kubihenda bafunze ibyo hanze ngo bitinjira ariko iby'imbere bifite karite nziza birakoreka kandi bifite ayo makaro yo mu mahanga ari buze akajya gukoreshwa afite karite nziza aragira ayacu isoko ari mabi nawe ni meza ariko noneho ufunze birango bitinjira kugira ngo ibyawe bone isoko none ibyawe ku gisoko 4-5-6 umuntu bitewe naho hari azakenera ayo makaro yashyiremo azashyiramo yawe yishimye kubera ko yakunze nuko namahitamo turimo turasoza iyo habaye ingingo y'ubutabera kugusoza ikiganiro ingingo y'ubutabera ikintu navuze cyane bimurwa nashaka kugishimangira mvuga bya bintu bivuga ngo hari ibintu bibaho uko byifuzwa niba igihugu cyose kugeza ku nzego zose bazi ko hari abantu bimurwa nta ngurane amafaranga abantu bakaba bazi ko amafaranga umuntu ukoze za VUP niki ahembwa nyuma y'amezi 8 10 nangahe imyaka 3 nyuma yo gukora bamwe banapfuye bikaba bizwi ko abantu bubatse amashuri batarahembwa harimo benshi batarahembwa kandi amafaranga yarasohotse bikaba bizwi ko abantu abakora bushake bashyizweho ba corona ntibahembwa arahembwa mbarwa abandi ni ibibazo bazarinda barunduka bakishyuza iyo biba gutyo bikaba bizwi n'inzego zose z'igihugu mvuze zose hatavuzemo na rumwe bigakomeza gutyo umwaka 1-3-5 nahongera akavuga nti ntago bira byananiranye niko byifujwe. Ikintu kirebana n'ubutabera uraza kukivuga ibi bintu byose muvuze tuvuze muri kiganiro bikunze gusoza iyo ibyegeranyo nk'iki ngiki gisohotse cyane cyane twabivuze tugitangira bavuga ngo leta y'u Rwanda dukunda kumva bavuga bati ni abantu baraho babashomeri bafite ukuntu bana bakorompye babashyizemo ikintu kimeze nka ruswa cyangwa na abantu batagera kuri tere batagera Kigali batagera Imuhanga batagera Bwana cyangwe ngo barebe icyo kintu kirebana no kuvuga ngo abantu ntibagera kuri tere. No ibyo rero birari nka bya bintu ufite umuntu usubiza gutya abajijisha ikoranabuhanga ryaraje ngiye ku munsi ushobora kuvugana n'abantu bo mu bihugu birenze 5 dukorana asaba amakuru nkayamuha nkuko ndi kuyaguha uyu munsi uranyumva bari abantu ntabwo rwango yaciye ngo ku kibuga cy'indege ngo araramira Corine no afite umuhagarariye Gatanazi afite umuhagarariye Karegeye cyangwa se amakuru akamabagara ati ese ibi bintu ndi kumva bimeze biti urabyumva ntabwo ari ngombwa ngo aze physically ubwo icyo babashaka umuntu uvuga gutyo iyo saga yigeze kuba hagati y'uburenganzira bwa muntu ngira ngo komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ngo abantu ntibaje ariko hari inzira zindi zaciyemo mufite ibyo mushaka guhisha kandi hano hasi kuri icyo bashaka rukuba wenda kumubona physically hari ubundi buryo namuganiriza nkamuha ruswa ya morale cyangwa ya physique byose birashoboka cyangwa mutera ubwoba ngo namurebe ikijisho bimwe ntabyandike nicyo baba bashaka ariko pratikoma bari abantu barahagarariwe hano cyane bashobora no kubwira umugande akaza akabakorera no byo kureba ikijisho abashakashatsi birahari cyane nese kuki bashaka ngo bazi uzi neza ko technology yateye imbere uzi neza ko technology yateye imbere uzi neza ko Gatanazi ushobora gukora ikinyamakuru cy'Ubushinwa utarajyayo ngiye nkakorera icyo muri South Africa nahazi nkakorera icyo mu Birigi ntarahakandagira umuntu uzi ko iyo technology hari agashaka ngo umushakashatsi niyizire hano kandi nanjye nabimukorera abwo abashaka iki ashaka kumwirebera kugira ngo arebe ko uwaje mu bushakashatsi ari nawe uzakora raporo donc bamenyana si ngombwa ariko se si ngombwa ko bababazi turemeranya ku ngingo ivuga ko rimwe na rimwe hari igihe amarecherche akorwa ugasanga igihugu kimwe ibihugu bimwe na bimwe donc harimo amadone atariyo ari amadone ya kera harimo amadone yigeze gusobanurwa urumva ugasanga cyane cyane bikunze no kuvugwa kuri iyi RSF Reporters Sans Frontières bavuga ngo mu Rwanda bakavuga ibintu byasobanuye mu 2015 baba ati ibyo bintu ntago bikiriho ukabibona muri raporo y'ibihumbi oya gasho bitarakosowerega oya ntabwo ngiye siko mbibona ngiye nakubwiye ngo ngewe nk'umunyarwanda Karegeye w'umunyamakuru aho mpagaze raporo yose mbonye ngo y'ubushakashatsi bwakorewe hanze icyo nkora
ni ukuyihuza n'ibiri kuri TV ibitari byo nkabibona niyo Reporters sans frontières ivuga ari byo bikora ukavuga uti iyi raporo irabeshya yenda nka raporo mpuzamahanga rimwe na rimwe hari aho bishoboka kuko hari aho bigeze kuvuga ngo hari abantu banyurujwe baza kugaragara ko bariho donc iyo ngiyo nubwo njyewe igihe akoze wimvugiretse ko bariho nabonye amazina y'abasa n'abapfuye reka atari babandi n'urugero urwo n'urugero nka Reporters sans frontières usibye kuvuga bari abantu bafunzwe bari bafunzwe na cyuma arimo we amaze kuvamo nabandi basigayemo nubwo ari 5-6 nabo ntitwakabyifuje ariko ari byo nanone bavuga ngo abanyamakuru mu Rwanda ntibavuga icyambere umunyamakuru ubu ni nta nubwo shinzwe kuvuga nuko wanumiye nk'umuturage ngiye umunyamakuru ushinzwe guha ijambo umuturage akavuga wabyumva iyo bavuze rero ngo yabavuze rero ngo twabanyamakuru ntituvuga twe dufite ibyo tuvuga turavuga nta muntu uramamagara avuga ngo wavuze ibiki keretse rimwe ariko nawe yari umuntu utabifitiye ububasha noneho ariko abaturage nibo batavuga ufite kuko nge sinatangaza ibyo ntabonye ibyo umuturage atambwiye ariko nk'iyo ngiyo ibibeshye yivuze ngo abanyamakuru ntibemerewe kuvuga kuko sindumva umuntu manza babaho hari ibigo ngo bajya bakuzaho inkuru yewe kuva natangira kwandika nta nkuru yangira avanwa ku rubuga nta nurampamagara ngo iyi nkuru wayanditse ute oya barambaza bati iyi foto ni wewe wayifatiye ni ngewe nkahita ntangana ntuza na coordonnée géographique zaho iyo fotiri ibyo ngibyo rwose niba msanze igiti cyarameze muri saro mu murenge wa Muyira muri Nyanza ndagitifu inshuti yanjye iyo foto ndayimwereka akajya muri urwo rwo akakibona muri saro kuko ko batinze gusakara inzu muri saro hazamuka igiti so icyo nicyo gishoboka ariko ikirebana ndagira warugiye gukomoza kukirebana no gutabera kugira ngo dusoze kugira ngo abantu bishimire rero mu ngingo y'ubutabera dufite ubutabera bukorwa ku nyungu z'amategeko ahari apana ku nyungu z'umuryango nyarwanda apana ku nyungu z'abantu aburetse nukuvuga ngo itegeko riteganya iki umuburanyi yerekanye ibimenyetso ki nta kureba niba ari bizima cyangwa atari bizima niba ari ibihimbano none ugasanga umuntu n'undi akomeje kurenganwa kandi ko arenganyijwe n'ubutabera ko bavuga ngo ni imyanzuro y'inkiko so ubwo butabera bukorwa mu nyungu z'amategeko ngo dukurikize amategeko ngo mu rukiko hatsinda ibimenyetso ubwo nabwo mufristira abantu ntabwo bishimye benshi birangira barenganye kandi ubutabera buri strict kuri we bwakabaye gute reka nkubwire Gatanazi niba bavuze bati Karegeya ku itariki 25 ejo zari nesheshatu wakubise umwana wa Gatanazi urabyumva nubwo ndaho usibye ko uyu wayita gihamya ngo uyu munsi nageze aha ningenda nkajya ku Kanyaru passport yanjye bagateramo kashe ko nambutse ngi Burundi sindanagaruka igihe urubanza ruzabera nzasinyisha ko nagarutse ku ya mbere y'ukwa gatanu wowe uri kundega ko nageze iwawe ku ya mbere y'ukwa kane passport yanjye irerekana ko kuva 25 z'ukwa gatatu nari Burundi kandi nagarutse ibyo kuneramo kashe ni ibintu byoroshye ariko ninerekana ko nari Burundi uratsindwa kandi nagukubitiye umwana nkamumugaza uri kubyumva aho ucyumva ubwo butabera rero burakorwa mu nyungu z'amategeko donc abantu baragenda bagapratika amategeko umucamanza umushinjacyaha n'abavoka babiri n'umwavoka wa nabunganira uregwa abo bose barakina ku mategeko ntago bareba ngo koko uwo mwana umumugara bufite niyo yaza byerekana icyo gise baravuga ati ubu yarahanutse cyangwa ntago bavuga ngo ninde wamumugaje parce que Karegeya bari kubishinja yari i Burundi uri kubyumva icyo kintu kandi koko naramukubise ariko ngiye nagiye gushaka ibimenyetso including icyo guteza kashe yuko nambutse ngi Burundi nkazagaruka kera urumva ari kuvuga ngo amaranga muntu ageze araboneka urabyumva na ya raporo ivuga ngo abantu baranyurujwe barapfuye ikimenyetso n'ubu bagaragaza nuko abo bantu bahari babahaye amaranga muntu wenda bafasha amaranga muntu y'abandi bapfuye bayaha bariho ubwo yapfuye okay icyo ngicyo nanjye ko yikurikiranye nzi ko harimo abapfuye kandi nyuma amazina yabo yaje kugaragara ariko atari babandi ariko bariho ayo mazina y'abandi abapfuye we niwe washaka kugira iki kivuga icyo nenge kuvuga ibyo wabwiwe n'iki ninjiye mu akaruhuko kandi ubwo byakora ikiganiro cy'amasaha 2 kugira ngo dusebe akaruhuko kandi aho byabereye igihe byagenze bisa nk'ubivuga mu ufite amafoto y'abapfuye amazina bakaba yahaye abazima hari imiryango yabo naganiye nayo noneho bakanyibwira bati kana ko ngo yarapfuye uriya bamwitirira ntitunamuzi n'amajwi ndayafite okay bati uriya bavuga ngo ni kanaka wacu ntago tumuzi gusa Rubavu
yabaye zone tampon niko nabyita akarere ka Rubavu Ngororero Nyabihu gushaka amakuru aho ngaho wagira ngo ni zone y'urugamba kandi nta nambara turimo na Rutsiro ni ibibazo bikomeye cyane no kongera ukegera Musanze kare agace kegereye ibirunga ubwo ugiye mugabo kabashe kuzamuka ruguru yo ngiyo nugenda ugiye kubaza iby'ubuhinzi n'ubworozi nabwo ufite abakugendaho ngo batumva ko ubwo buhinzi ubaza atari muri code ushatse kubaza ikindi sinzi impamvu bimeze gutya ariko haba byakubayeho si rimwe si kabiri niyo mpanyuze nitemberera nkatambuka amakaritsiye ngiye kwirebera umuntu cyangwa gusuza umuntu njya kubona nkabona hari ijisho ryaturutse hafi aho ngaho ryangenzeho sinzi abagenti bafite abantu bo kudukurikirana bafite hariya muri uko turere sinzi uko bangana bashobora gukora utubwinshi abajya gukora imirimo isanzwe yo gutara amakuru cyangwa iki biragoye cyane gukorera muri kariya karere cyane cyane kurengerazuba ariko uburengerazuba bushyira amajyaruguru yaravuze ngo hari igihe imanza zicibwa ku nyungu z'amategeko kurenza inyungu z'umuryango nyarwanda cyangwa z'ubutabera ariko je none ndongeraho ko hari n'igihe imanza zicibwa kubera ikigenderewe niba hari ikigomba kuzima urubanza rukaba hari ibyo abantu bajya bavuga ngo ndi kureba filime ya kimwe kera filime igiye gukinwa cyangwa ikintu cyo gutangira ngo iki cyanyuzeho ngo ni broadcast umuntu yavuze aricyo so kuvuga ngo cyaratambutse ahubwo nuko ahita abona umwanzuro mbere yuko atangira kucyumva ati ni kana kabagiye kuvuga baravuga ibi ABCD akabirondora kandi ugasanga nibyo barangije basoreje koko nibyo bavugaga nari igihe imanza zimwe zirangira gucibwa zitanatangira kana karafashwe abantu baturiya nta cyaha afite ariko azakategwa 25 uriya nta cyaha afite akazakategwa burundu imanza zirahari nyinshi cyane nejo wandi wakatiwe kandi imanza zirimo ariko twe ni ibikibezo by'inkiko twaye kubivuguruza kuko nanjye kuvuga ngo dosiye ya uraye neza wayikoraho yabona byinshi n'ibindi byinshi n'utundi twinshi ariko reka bisubikira aha ngaha ku mpamvu z'ubutabera bugenderewe noneho icyo navugaga navuze ku kibazo cy'abantu batabona ingwani ikwiye navuze ku kibazo cy'ababyeyi n'amashuri y'uburezi batishimiye amashuri abana babo bigamo batishimiye n'abarangiza amashuri bakananirwa umuntu akaba afite masters yo mu Rwanda ariko akaba umushomeri nk'umuntu utakaniye mu ishuri ndetse wabwo nahandi kudoda urukweto wajyaga kugushinga iseta ukadoda inkweto ukajya ubona 20-50 ntibikemewe ngo wabaye umwanda mu mujyi wa Kigali ntabwo babita inzererezi babita umwanda iryo jambo rirakoreshwa ni imodokari ibatwara ngo ni yandi yirondo n'isuku y'isuku yegende kuraho n'imyanda baravuga bati muvana umwanda njye mubyuva kenshi mfite amajwi yifata kuva mwafande muvana umwanda muterura umwanda wose mu modokari nareba nkagira ngo iyo suku si y'amafande bambaye na uniform bazigenda za polisi noneho ibyo ni kuvuga urumva ko iyo abantu abo ngabo umucuruzi mutoya ntabasha kuzamuka urazamuka bagutema ibitsi ukarangira aho ngaho uwo ntabwo wakwishima nitujya mu buvuzi twabonye ikibazo cya mitiweli de sante n'ibindi nabyo ni ikibazo suko baza uri muri sente icyo serezaho ni ikijyanye n'ifatwa ry'ibyemezo sinzi niba ahantu hose ku isi abaturage bagira ijambo mu gufata ibyemezo ariko nubwo bavuga ngo bije ngo y'igihugu iramanuka ikajya mu baturage ngo bakayigaho ntibibaho biragenda bafite abantu decentralisation abantu bafatirwa ibyemezo mu Rwanda abaturage babona ibyemezo bitura hejuru bibikubitaho nta ruhare bagira mu ifatwa ry'ibyemezo ntabwo umuntu rero ukubita ibyemezo byose kamwitura hejuru yakwishima te adashobora kuvuga ati ndifuza ko yenda bitya ngo yahaga agaciro ikirebana n'amateka ndagira ngo icyo dusoreza amateka y'u Rwanda amateka ibintu byinshi byabaye mu mateka y'u Rwanda harimo na genocide yakorewe abatutsi ibi bintu byo bifite uruhe ruhare mu kuba abaturage mu Rwanda bashobora kuba byababera impamvu yo kutishima abarokotse genocide ariko bakabona ibibakorerwa ntibihagije kuko bifuza ibisumbyeho simbisi ntanyurwa barabona ibyakozwe n'ibyo ariko iyo byagenda ko yigisha ko afashe umwana we bamufashije bakiga ariko niba arangije kwiga iyo kaminuza yarangije asubira mu cyaro n'ubu atangiye kujya guhinga za nyanya nazo zitahera aravuga ati ya mashuri nibyo koko bafashe umwana njye kwiga ariko se bimara iki ko bitamutuza nanjye bitanonze icyo ni kimwe hari ibyo bifuza bisumbyeho ibyo bifatiye ku mateka barafashije hari byinshi byakozwe hari nafite imirimo myiza ariko hari n'abandi bavuga ati kuki hatari kurenza aka ngaka amateka none hari kuniganwa ijambo aho abantu bavuga ngo
uyu navuga ibi arabagiye kujya hahandi itangazamakuru ririgwa cyane kubera ko bavuga ngo ntidushaka ko riba nk'iryo muri 1993 yego niryo koko 91 93 hari itangazamakuru rifite ubwisanzure burenze ubukenewe hano mu Rwanda buriya twabyita ubwisanzure iyo liberté ba libertinage bikibazo ubwo bwisanzure burenze ubukenewe nanye byisubirenze ubukenewe ubukenewe n'uburi mu kigero n'ubukwiye bukenewe koko bwa ngombwa ariko iyo bubaye uburenze ubukenewe hazamo ibibazo kuko hazamo no kurengera iyo hajemo kurengera nibwo hazamo urwango hazamo amatiku hazamo gutegura gucura imigambi mibi ibyo rero munavuze ati ntago twemera kuvuga ngo murenze hano kugira ngo mutamare nk'abandi abakunigishije amateka nashaka gutuma natisanzura ariko kuri cyo ariko abaye ari kugira ngo n'ababi b'urwango bahari kandi ayo mateka hari reka icyo waruvuze kijyanye n'amateka ya jenoside ari ikintu atavuze ntabwo abarokotse jenoside hari ibyo basaba leta ku gahato ariko hari ibyo yagombye kubakorera imanza gacaca abangirijwe imitungo babyumva benshi batarishyurwa hari benshi batarishyurwa kandi abakabishyuye barimo hano bari mu bantu barabana na leta n'abaturage bakontriba mu bindi baratora bajya mu muganda ariko ntarishyura ibyo yangije kwa wa wundi warokotse ikindi hari indi nzira abantu bigira abakomeye bajye tuba tubazi abantu bigira abakomeye bakajya kugura ya masambu yagombaga kuva mu bwishyu bw'imitungo yangijwe muri jenoside wa wundi ukomeye yaje agaca mu nzego z'ubuyobozi bw'ibanze bakagura wa mutungo w'umuntu wagombaga kwishyura uwarokotse jenoside agasigara abura ubwishyu bakamubwira ngo dore wari kwishyura yagurishije nande yagurishije n'igikomerezwa cy'i Kigali kuri complicité ku bwitso bwande ubwitso bw'umuyobozi w'ibanze uwo muturage uwo ntabwo azishima kwako uwo bamuhaye ngo amuyobore aho kugira ngo amwishyurize aragurisha ibyakamwishyuwe icyo ni cyambere icya kabiri ubu hari ikibazo gatanaza abana bawe bakubajije ngo uru rugo rwacu iyo bavuga ngo jenoside yakorewe abatutsi yakozwe muri ubu buryo abana yo bakubaje ngo muri uru rugo turabaki biri kuvuga uvuga ko muri iki ko turi abanyarwanda aha uyu uvuze se ko turi abanyarwanda muri amateka yacu batavuga ngo jenoside yakorewe abanyarwanda ikozwe n'abanyarwanda ihagarikwa n'abanyarwanda atari yo rangaje dufite umwana kuri televiziyo bari kuvuga ati bari abavuye yakorewe abatutsi none ati mu rugo n'abanyarwanda kandi nta handi arabyumva ubwo bwoko ntabwo yigeze abwumva wowe ari wowe mubyeyi uburi cyo usubiza umwana ari n'umwana ukura wamusaye igisubizo cy'imfunira murishimye kubura icyo usubiza abana bawe arakubaza ngo abo bayikorewe ni bantu ki ni bande ntawazi abayimukoreye ni bande abanje visa yarambajije ngo abatarapfuye bihishaga hehe urumva ariko hari uwo babaje ati urugo rwacu rwo ruri mu bahe turabahutu turabatutsi turabanyarwanda kubwo batabuvuga ubwoko bwitwa abanyarwanda ngo ni buvugwa mu mateka muri 1999 narigishaga hano tubuze content donc nta content ijyanye n'amateka y'u Rwanda ihari ngo abantu bigishwe abantu tuvuga ibintu tuvuga ururimi rumwe vuga ko kanavuze nkavugaho 99 aho nigishaga aho nigishaga rimwe aba nabakuze atari kuvuga ngo ni iminja barambaza bati ariko jenoside perezida Habyarimana niwe bavuga ko ari wakoze jenoside wayishyize mu bikorwa ni wakoze jenoside yapfuye ryari umwana abateye urutoki ati yapfuye itariki yarivuga umwana nyabaza none se kuri jenoside yategeko itariki ya 7 yayikoze ati adahari abana barajujura bararebana abandi ngo niwe bayikoze ngo jya no gupfa ngo bavuga ibintu byabo nyine bumvise mu byarahandi bivangavanze ko yari yiteguye ibyo n'ijyana bakuze cyane ariko bandi bati anapfa yapfuye ngo ari kuyikora ibintu bavuga ibituzo bitandukanye ubwo ndavuga nti mutuzi umwe yabajije ngo ninde ngo yapfuye ryari abandi mutanze tariki munya ko yatangiye nyuma yuko apfa cyangwa igatangira kimana gupfa yayikoze ate kandi atarapfuye ubwo nicyo kibazo nabajijwe abana basesegura abana ntitukabitinjije nacyo bahaye umukoro ntimugende mubaze mu rugo uko byagenze ejo tuzakigarukaho tugarutseho ugira nagikosoye se nakirekeye aho ngaho kuki igisubizo cyose nari gutanga cyari kwamo ikibazo ninjye kwemeza ngo yarikoze adahari ntabwo uri kumvikana n'abana nubwo nibita abana ariko wowe nk'umwarimu ninjye kubabwira ngo
niwe wayikoze wanayiteguye nabwo ndabanzanye urundi rujijo hari ibibazo ariko kuba ari mu bayiteguye ibyo ndumva bitari guteza ikibazo nariko ngiye mwindi chapitre yo kwisha amateka maremare kandi reka kuri kurumu yayo nta n'amateka reka mwembi mbabaze uko mureba civisme uburere mbonera gihugu nta curriculum ifite umwana arigisha idashatse umwe arigisha gukunda ibendera undi akigisha indirimbo y'abayobozi igihugu undi akigisha gutera amatora y'indiganire ku matora kwa documentation nta kindi no kwitabira amatora ariko uburere bw'igihugu ntibuhari amateka y'igihugu ntabaho nta curriculum amateka arahari nta bitaba ahubwo byo kuyigisha none se umwana ziga amateka yarahari amateka ya Hongria yiga ay'Uburusiya n'ubugira iki adashobora kwiga yiwabo tubazi cyane turasoza mbabaza ngo mu kureba kwanyu umwanya u Rwanda ruriho ku bihugu bitishimye w'146 mu bihugu 149 bifite abaturage batishimye u Rwanda rwo rurishimye okay niwo kuri mwebwe niwo ibigero naguhaye niba cyetse nisura muri sentence ni abantu bariyahura musome statistique ya buku haba harimo ibyaha byagiye biba usangamo abagabo bisha abagore bisha abagabo ababyeyi bisha abana ibyo biranditse kwiyahura kwica ibebya bwenge gusara kujya kurwara mu mutwe bakagindera gukora ibyo udakora byo byose nabivuze ubutabera bureba amategeko butareba inyungu z'abanyarwanda hari akantu nibagiye ku butabera niba dufite itegeko rihana abantu batera abangavu inda ariko pourcentage y'abahanwa ntigera kuri 5% biterwa n'iki itegeko raremereye kandi umusore atera umukobwa inda agahita ajya amurongora yamurongora bakaza kumuvana mu rugo umukobwa yavuye wabagiye wabo w'umuhungu bakaza gusenya ya couple yifonze iregaroma bien sûr itujuje amategeko bakamufunga umukobwa akajya kwangara kandi aratwite akabyara umwana arangaye umugabo arafunzwe imiryango iraziranye ubwo iryo tegeko rimariye icy'abanyarwanda byagombye kujya no kuri ibyo ngibyo wibagena za divorce divorce zazamutse zitabarika aho ujya mu murenge kugira ngo abantu iyo ni ibara ya 2010 iyo ingo zubakwa ari nkeya kwenza izifuza gutandukana ntabwo ari kubishimye uriya mwanya turawukwiye baduhaye mwiza ntabwo tukwiye tugomba kugira ima Afghanistan na Zimbabwe Zimbabwe yagombye kutujya imbere ituri imbere baratubereye umwanya baduhaye baratubereye uko sinuva ukuntu Zimbabwe turi inyuma yayo ese Zimbabwe ibi byose twavuze ntabwo bafite ikibazo cy'imisoro kimeze gutya ntabwo bafite amafaranga ntabwo bategetswe ngo kurera inka zikarwarira inka iraremara inka bayishyira mu kantu kagana umuntu ari mu nzu ya metero enye kuri 3 ngo inka afite niyemereye kurenga izo mbibi iragenda ikaremarira mu kantu k'akaruri bayishyizemo ntabwo Zimbabwe inka zabo ziba mu nzu ibyo muri Zimbabwe na Afghanistan ntabwo tubizi najya wambaza umwanya baduhaye niwo ntabwo umwanya baduhaye ariwo baratubereye turi munsi ya hariya jewe nitwa Ikendera ninjye waruyoboye iki kiganiro ingi ni Real Talk channel nari nabatumiriye abagabo babiri Karegeya Jean Baptiste cyane ubumoso bwanjye wakoze cyane Karegeya urakoze cyane Gatarazi wakoze nawe John Ntwari Williams wakoze cyane kwitabira ikiganiro urakoze cyane Gatarazi mwakoze cyane Kayigema nyabusa kayigema funyika gambu kenyere wite uze ngutumenya busangu tume kure cyane kenyera urukundo witera ubutwa maze umushishozi kandi ubigire bwangu uze ngutumenya busangu tume kure cyane uze ngutumira Rwanda mbwira ibyo mbonye
mu Rwanda k'umuntu ari muntu iteka mu Rwanda bose bareshya iteka mu Rwanda ko nawe ugipfuye iteka mu Rwanda ko nawe ukimwishe iteka mu Rwanda kw'amahoro hatashye iteka mu Rwanda warenganyarenga iteka mu Rwanda wateye ibikize iteka mu Rwanda wananiwe aruca iteka mu Rwanda uremere wature iteka mu Rwanda iteka mu Rwanda urukundo ruganze iteka mu Rwanda imitima ijye mu cyicaro iteka mu Rwanda ubwenge bugaruke iteka mu Rwanda gisubire mu ngo iteka mu Rwanda ababyeyi buzukuruze iteka mu Rwanda ubuvivu iteka mu Rwanda bugaruke mu Rwanda we iteka mu Rwanda urwo Rwanda rugari bari iteka mu Rwanda rwongerera ubu Rwanda we iteka mu Rwanda kw'amaraso hacitse iteka mu Rwanda kw'amahoro hatashye